ndamukubita umutego yikubitaza aterura isuka mwango ndakwica nikemure menya bamukubise isuka ya gatatu yapfuye iya kane yamukubise menya byarangiye ajya kuririmba Nizere ko mumeze neza cyane ndabasuje kandi mbaye ikaze mu biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho umunsi ku munsi amakuru agiye atandukanye ubu dukurikirana rero mu gitondo ku manywa cyangwa se no ku mugoroba bitewe n'igihugu ubuherereye mu munsi hari igihe ubuzima buba butameze neza ariko ejo bigakunda Imana ibizi impamvu byose bibaho nta mpamvu yo kwiheba biba bigishoboka igihe ugihumeka. Kuri kamera zanyu turi kumwe n'umwana tugiye kuba tuganira n'umwana w'umubyeyi uherutse kwitaba Imana baza kuba umenya se babanye bate abayeho gute nyuma y'uko mama yitabye Imana. Ni inkuru nizo zose zitandukanye tugenda tubagezaho inziza n'imbi bitewe nuko ariyo si turimo y'ikiza n'ikibi niyo si tuba twibereye tugomba kubyakira tukabana nabyo umunsi ku munsi biba ari ikibazo cy'igihe abiyagiye yewe nibyo cyari kugenda nabi aho neza meze gute sawa batangiye kugira badukurikirane Imana Gloria Imana Gloria imyaka ingahe 14 umuntu witabye Imana yari mama wawe ese wabyakiriye gute wabayeho gute ubu ngubu kuba umubyeyi ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo ndabyakira no kwihangana. Ese mama wawe byatangiye gute mwari mubanye gute mu rugo igihe papa wawe yabaga yaje byabaga bimeze gute? iyo yabaga yaje yasindaga akaza amutuka yatashye nka saa 8 z'ijoro yaza ibiryo akabicwiramo ngo ni umugore utazi guteka mama agaceceka yarangiza akamubwira ngo uri igicucu umuntu utavuga ngo ubu njindirana ngo uri nkande bisobanura ntabwo namwe muhari mu byumba yazaga agatera induru tugakanguka papa wanyu se namwe yabakubitaga cyangwa tukaga nta muntu yigera agakubita yatukaga mu mabuze muri iyo minsi se mbere y'uko amwica yamugera namukubitaga cyangwa namutukaga gusa nta kintu yaje aravuga yaje ari kuwa gatatu ari nka saa 2 mama ari ku muturanyi ariko none ubu tutazi ko ari bunazi tutazi ko azanaza ahubwo abafundi yari yarateguye nibo bazaga baza kubaza yuko yaje mama ntabimenye. Abafundi bameze gute? Bari abafundi ngo kubaka inzu zisanzwe noneho aza ari kuwa gatatu mu ijoro nka saa 2 tubona yinjiye mu nzu atanasohoje nandi mu gikoni abandi bagiye kureba mama ngo haje umugabo yambaye agapfukamunwa tutamumenye ninjiye mu nzu mbona ni baba nanga no kumusuhuza none arasohoka nta n'umuntu yasuhuje ubwo yasuhuje umutoya yitwa Brian noneho araryama mu gitondo abyuka ajya guhaha ikibungo kubera yuko yataza guhaha mama ngo yari kujya kumurega bari batwimye biroti n'ibizamini ko tutishyuye atajya no kwishyura avuye ikibungo noneho araza mu gitondo ari kuwa gatanu azana abafundi mama ambwira ati ngo ntabwo nzemera yuko uzongera gukora ibintu tutabiganiriye ngo mbyemere ambwira ati ngirukana abafundi ngo tutaza gukora intambara hano hagahurura baba arabirukana ahita ajya kuzana umukuru w'isibo
aramubwira ati kuko umugore yanze kunuhaka ko mwamugiriye inama akemera. Bose bakavuganira mama ngo ati jya ukora ibintu mwumvikanyeho, azana n'umuyobozi w'umudugudu nawe avuganira mama ngo ati jya ukora ibintu byo mwumvikanyeho. Noneho agira umujinya, ageze mu rugo araryama n'ibibote byose. Mama niwe wazimukuyemo mu ijoro, abyuka nka saa 8 nko mu minota nka 28, abyuka arya ibyo yaraye ku masorori muri saro. Noneho akazajya avuga ngo njyewe ndashaka ko dufata divorce, ngo ukambohora ngo nanjye nkukubohora. Ari baba ari kuvuga mama yamwihoreye ko mama yaragisinziriye ariko ari kumwumva no kumureba. Noneho aravuga ngo ariko njyewe nzitwarira ngo umwana wanjye nzitwarira n'uwitwa Tina, ariko bararihinye yitwa Christine. Noneho mu gitondo abyutse aravuga, komeza nta kibazo. mu gitondo abyutse nka saa 11, mama yaraye muri saro kubera mama adakunda inzoga ye azumvisha umuhumuro azagira ikibazo. N'umwana mutoya we yari yanze kuza ngo arare mu cyumba ngo afite ubwoba. Noneho arangije abyuka avuga njyewe ndashaka ko dukora divorce, ngo bakatugabanya, ngo ukagenzura ibyawe ngo nanjye nkagenzura ibyanjye, ngo nkakubohora ngo nanjye ukambohora, ngo ariko ngo ugomba kumfasha. Mama ambwira ati ntuze ko wanyimye amafaranga y'umukozi ngajya mfasha mu murima, ubu nkaba nkiri guhinga, urabona ngo njyewe nzabyirukamo, ngo uzabyirukemo wowe ufite umwanya. Noneho ahita asohoka ajya mu mirimo. Mama nawe arabyuka ajya kumutekera. Bwa mbere turi mu gikoni yazanye umupanga ari kuwuzunguza, yamaze kuwutyaza asanga turimo turanywa igikoma, asubirayo. Agarutse nyuma mama yinjira mu nzu, mama ahita ambwira ngo njye kuzana inkoko hanze. Ntabwo mbizi, nta n'inkwi zari zihari, hariho amakara. Yari yaranze kugura inkwi n'amakara. Ya 500 twari tuvuye yari amakara twari tuvuye kwikopisha ngo tumutekere nko mu saa 2 gutyo zijya saa 3. Noneho arambwira ngo njya kuzana inkoko ngo ireke kumwanziririza ifumbire. Ari mama ngo nanze kujya kuzana inyanya ngo yitekere, ahita agiye kuzizanira. Niwe yatangiye kumukubita. Ubwo mama mu
bamugejeje hanze ari kumukubita mama ari kuvuga ngo nta soni ngo urifata ukankubitira mbere y'abana. wari wahageze noneho nibwo nari nyagera ari kuvuga gutyo ahita amukubita umutego yikubita hasi aterura isuka amwanga ndakwica nikemure. Ndi kumwe n'umutoya n'undi mukozi wa hepfo wo kumupanga iwacu. Ko umukozi ahita yirukanka kuzana umugabo wari utuye hepfo yacu asanga yiruka yagiye ribu yagiye yamaze kumwica uwo mwana yamwishe n'uwo yahuruje abantu basanga uwo mugabo yagiye papa yagiye we yinjiye mu gikari mu rugo asanga kubisa akinguye hakurya hepfo ku gipangu asohotse ngo ajya hepfo aho yanywereye inzoga nijoro aramubwira ati ngo mu muyobozi ngo anjyane kuri ribu akimubaza ngo ati se ni ibiki bibaye ngo ahite yikubita aragenda ajya kuri ribu. Umwana umurikira yari agiye ku ishuri ngo amubona ngo akuyemo bote ngo na telefone ngo abijugunye hasi ngo ashyire amaboko inyuma ngo ashyiraho amapingu. Umwana amanuka yirukanka ngo aze arebe ikibaho. gusa abaturage bakihagera basanze mama yapfuye bamujyana kwa muganga basanze muganga menya yaramukubise n'isuka ya gatatu yapfuye iya kane yamukubise menya byarangiye ntacyo sohotse munsi amamagara cyane gukomera nubwo bitoroshye kadusubire mu biganiro byacu bitaha.